Haleluya. Dushimiye Imana ishobora byose, Imana nkuru, Imana y'ububasha n'ubutware, kuko ari Imana igira neza. Tunejejwe nuko Imana itwitayeho kandi ikunda abantu bayo. Tunejejwe nuko kandi Imana iri mu nzira zo kutugira neza igihe cyose. Imana nishimwe. Ubwo imirimo yose hano ku isi ikorwa n'abantu, ariko hari n'imirimo Imana ikorera abantu, ndetse hari n'imirimo abantu bagomba gukorera Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana. Turi mu mirimo myinshi myiza yo gukorerwa Imana. Nta kindi kintu rero wakorera Imana, kuko ntabwo uzayikorera wenda hari ngo ujye kuyizanira amazi yo kunywa, ntuzajya kuyivomera, ntuzajya kuyitahiriza cyangwa uzayihingira, ahubwo uzakora umurimo wayo wo kwamamaza ubutumwa bwiza no kwera imbuto zikwiriye abihamye. Ndagushuhuje rero wowe ukurikiranye Kebuka Audio TV, ngushuhuje kuko nifuje kubana nawe kugira ngo uyu mwanya dusangire ineza ijambo ry'Imana n'ineza yayo. Nimbarwa hukeye Mugisha Jean de Dieu kuri uyu mwanya tugize amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Ngukomeje kubwira ngo Imana yakuremye kwitayeho, kandi yakuremye izi mpamvu izi ni kigomba gukora, kandi yakuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo uyigendereho. Twese Imana yaduremye idukunze, nubwo umwanzi yaje kubiba muri twebwe urukungu, bamwe muri twebwe tukaba babi ndetse tukagenda dusiga ububi n'abandi, ariko Imana n'ubundi iracyadukunda, iracyatwitayeho. Iza kwita dukunda, iba yaduhwanyije n'ibicumuro byacu, ariko Imana turayishimiye. Tugize amahirwe yo kubona umwanya rero mwiza nk'uyu wo kuboneka kuri Kebuka Audio TV kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza wowe ugeze kuri Kebuka Audio TV bwa mbere ukore subscribe, like ndetse na comment kugira ngo turusheho kumenya ibyo dukora, kuko nimba bibageraho bibanejeje cyangwa se ari byo twahindura, kubera yuko umurimo w'Imana ukeneye kugira ngo inkunga yari yose igebeho. Ndi hano rero kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwaduhamagaye, kandi dukore umurimo w'Imana yacu, Imana y'urukundo y'ubushobozi. Kuri Kebuka Audio TV rero tubakunda cyane, kuko muri inshuti z'umumaro z'akadasohoka, ndetse kandi muri inshuti nziza dukeneye kugira ngo mudutere inkunga yari yo yose. Niyo ngiyo niyo maze kukubwira gukora subscribe nayo ni inkunga, ndetse niyo tubwiye yuko hari ikitagenda neza tukagikosora nayo uduteye inkunga, kubera yuko duhari kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'yaduhamagaye. Uyu ni wa mwanya rero kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryadusanze mu bata bw'ibyaha, riratubwira ngo nidukire, turangiye turakira. Ijambo ry'Imana ryadusanze turi abapfu, dupfuye turangiye, rikatuzura. Nibyo turimo kuvuga uyu mwanya. Rero uyu munsi gufite intego y'ijambo ry'Imana, shaka kugira ngo uyumve kandi uyiteho, ndetse uyikurikirane urebe ko hari ikintu byakumarira mu minsi yose ukorera Imana no mu minsi yo kubana n'Imana. Mfite intego y'ijambo ivuga ngo kuzirikana ndetse ukazirikana n'abandi. Kuzirikana ukazirikana n'abandi, ndetse mu kuzirikana harimo kwizirikana ubwawe, ariko ukazirikana n'abandi. Ijambo kuzirikana ni Ikinyarwanda gisanzwe abantu bose bumva bajya bavuga, kumva kubwira niti uzirikana gutya, uzirikana yuko iminsi ari mibi, uzirikana yuko ibintu bihinduka, uzirikana yuko ineza wayigiriwe, uzirikana yuko bibukora bizakugaruka, uzirikana iki niki kuzirikana. Ariko ndashaka kugira ngo tubivuge muri ubu buryo. Imana iguhamagara, hari aho yagukuye hari habi. Ndabizi neza yuko nta muntu Imana yakuye heza ngo imujyana habi, ahubwo yatuvanye ahantu habi tujyana heza. Nagira ngo nkubwire ngo zirikana yuko Imana yaguhamagaye, yaragukundaga. Zirikana yuko Imana yayikwitayeho, zirikana yuko Imana yashaka kugira ngo ube umukozi, ndetse ube n'igikoresho cy'umumaro. Zirikana ibintu byinshi uzi Imana yabanye nawe kugukorera, uzirikane naho nawe yakuvanye. Abantu benshi bakunze kwibagirwa, ntibazirikana aho Imana yabavanye, ntibazirikana imirimo y'Imana, ahubwo bakibagirwa vuba. Kandi ubupfu bwa mbere ndetse bituma n'umuntu yibagirwa, ndetse gatuma umuntu nawe ateshuka, nuko aba atazirikana ineza yagiriwe, cyangwa se bazirikana ahantu habi yahoze aba. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga ku Baheburayo igice cya 10, turasoma umurongo wa 24 kugira ngo turusheho kuganira neza. Haranditse ngo kandi tujye kuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Tujye tuzirikana ubwacu, kandi tuzirikana ko imirimo yacu myiza, ndetse duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Ariko cyangwa no kubanza tukagira gute, tukazirikana. Iyo udagira umutima uzirikana, kenshi na kenshi wibagirwa n'uwakugiriye neza. Iyo utazirikana, kenshi na kenshi ushiduka utazi n'ahantu ujya. Kuko iyo uri kuzirikana, ukazirikana na mwene so,
uri gusenga ukisengera ugasengera na mwene so, niho uri gukora imirimo myinshi myiza, ndetse imirimo izatuma umuntu avangurira muntu yabanye n'Imana, akorana n'Imana. Zirikana ko amahirwe ufite uyu munsi ejo bundi ushaka kutayabona. Zirikana yuko umubare wenda ufite uyu munsi uzarangira. Zirikana kandi ko Imana itigeze itakaza imbaraga, n'ubundi uko irikomeye kera kose n'ubu uko niko igikomeye. Ineza n'ubuntu bwayo n'ubushobozi byose ni ibyayo, kandi ni Imana yo kubahwa no kwiringirwa. Tunejejwe n'urukundo n'ubushobozi bwayo, kuko ari Imana izi buri muntu wese kandi ikamwitaho. Twebwe dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko, kugira ngo turusheho kuganira kuri ijambo ryo kuzirikana, kandi abantu bose bakaba bameze neza mu murimo wabo, mu byo bakora no mu byo bakwiriye kujya gute kwitondera. Iyo ufite umutima uzirikana ntago uhemuka, kandi iyo ufite umutima mwiza ugendana n'Imana ukora ibyo ukwiriye gukora. Kadusome Mariko igice cya 4 umurongo n'ubundi wa 24, twumve intego ijambo ry'Imana yari rifite n'icyo Imana ibikwiye kudufasha no kugira ngo buri muntu wese akore. 24 aravuga ngo, arababwira ati nimuzirikane ibyo mwumva, urugero mugeramo nirwo muzagererwamo kandi muzarushirizwaho. Muzirikane ibyo mwumva, cyangwa muzirikane ibyo mubona, muzirikane n'ibyo mukora. Ariko agiye akavuga ngo kandi urugero mugeramo nirwo muzagerwamo ndetse n'ibyo muzarushirizaho. Zirikana rero ko hari umuntu ubabaye iruhande rwawe. Zirikana yuko nawe hari igihe ugiye ukenera ubufasha. Zirikana ko nawe hari igihe uzanabukenera n'ubundi, kubera ko igihe cyose ibyo ukora n'ibyo uvuga hari igihe bizagira bite, bizagarukira iruhande rwawe ndetse bizakugarukira. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, niko Theo yabirimbye. Ariko nawe ubwo arabizi neza yuko hari n'igihe ugerageza gukora neza abantu ntibagukunde, ntibanakwiteho, ariko gerageza kuzirikana yuko ibi byose bizarangira. Iyo ubonye umuntu avuka ntabwo uba utegereza ko azaba umugabo, ndetse iyo ubonye umuntu ari umugabo ushoboye, wubatse, ufite urugo rwiza, abana bameze neza, yabashije kurira amashuri, bagize bate batarwaye, ntabwo uba utekereza ko uwo muntu azaba no mu buzima. Ariko birashoboka mu minota mikeya cyane ukumva bagiye kumushyingura. Zirikana yuko mu minsi yose ubaho hari ikintu ukwiye gukora cy'agaciro, kandi uzirikane yuko hari igihe ibyo byiza wakoze aribyo bizatunga abana bawe, ndetse ibyiza wakoze aribyo bizagira gute, bizagira umumaro aho uvuka. Kandi ni umurimo w'Imana, mu bwiza bwo kubana n'Imana. Iyo uzirikanye ko hari ibintu ukwiriye gukora, niho ukora neza n'ubundi n'ibindi. Iyo uzirikanye yuko hari uwaguhamagaye, niho witaba umuhamagaro ukawugenderamo neza. Kuri Kebuka Audio TV niho honyine uzajya usanga ibyigisho bikubwira ngo kebuka, uve mu byo urimo ujye mu bindi byiza. Uzakurikirana inyigisho zacu nyinshi dukunda gutanga, twifuza ko umuntu agira ahantu ava akajya ahandi. Niyo mpamvu uyu munsi turi kwigisha ngo uzirikana ibyakubayeho mu minsi yashize, uzirikane ibyo wari ukwiriye gukora utakoze, uzirikane kandi yuko ibyo wumvise by'ijambo ry'Imana, ibyo wumvise bikugira inama, haba nko kugira inama muri business, haba kugira inama yo kubana n'umuryango amahoro. Nagira nkubwire ngo nubasha kuzirikana niho uzabasha no kwitura abakugiriye neza, ndetse niho uzabasha nawe no gufasha abandi bantu bababaye. Turasoreza mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, niho tugiye gusoreza, kuko murabizi sinkunda gutwara umwanya munini cyane, kuko abantu baba bafite igihe gitoya, kandi uri bwumve n'ubundi abari bwumve ku ijambo ry'Imana nabo yitakara hasi. Ijambo ry'Imana rifite intego yaryo, kandi ijambo ry'Imana Bibiliya itubwira yuko ari inkota icyaye itajya rigenda ubusa, kandi ntabwo inkota yakwinjira mu mubiri ngo we kugira icyo ikora. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga aya magambo avuga ngo, zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ibyo yibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Nagira nkubwire nawe ibi nkubwiye ubizirikane, yuko iyo ubibuka ahantu wavuye, ukibuka ibyakubayeho, ukazirikana ineza wagiriwe, ukazirikana ibintu byinshi byagiye bikubaho mu buzima, ukazirikana urukundo Yesu yadukunze, ukazirikana amahoro yabaye mu mutima, ukazirikana ibintu byose byinshi, ukafata intego yo kuvuga ngo sinkagira ikintu numva gitakare hasi. Niwumva rero niba mvuze, umenye ko Imana izaguha ubwenge muri byose, kandi Imana ikwiteho, Imana ikugire neza. Nagira nkubwire ngo Imana iradukunda, aho ikibazo twebwe turabizi. Sicyo tuzirikana yuko urukundo
rwanzwe ruhinduka ubugome. Iyo umuntu agukunda umukundana bisanzwe abantu wangiza akamubwira ati genda gukunda yaho badige sinkukunda, ushiduka umutima wo kubeta ahubwo uwo muntu we mwange kurusha uko akwanga. Kubera iki? Bibiliya itubwira yuko Yesu yadukunze ubwe abyibwirije akadupfira, ariko mujye muzirikana yuko urukundo yadukunze akadupfira akamena amaraso, nitutamwumvira nitutamwubaha narwo niyo za ngaruka tuzagira, kuko biri tubwira yuko abataramwumviye bataramwubashye abo nabo bazahekenya amenyo, aho imbwa n'abarozi zabo abazahekenyera amenyo. Kubera iki? kuko nabo bagize batigeze bazirikana urukundo bakunzwe na Yesu, ntabwo bigeze bazirikana ineza y'Imana. Ineza y'Imana rero niyo ituma uyu munsi tubasha kuba turi bazima. Ineza y'Imana nituma n'uyu munsi turiho. Ineza y'Imana nitumye n'ubu ngubu uri kumva ibiri kumva, ni ukubera ineza n'ubuntu bw'Imana. Kugira ngo ushishikarize kumva ijambo ry'Imana ubikuye ku mutima kandi ubiha agaciro, kuko ijambo ry'Imana uzasanga kuri Kebuka TV uzasanga n'inyigisho uzitondera, kubera ko ari Imana yaduhamagariye umurimo. Ukazasanga n'inyigisho zizakwigisha iby'ubuzima bwawe bwose. Ndagushimira wowe ukunze kubana natwe, ndagushimiye kandi wowe ufite intego yo kudushyigikira no gukomeza kubana natwe. Ndagushimiye nawe ufashe umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ni inyungu zanjye nawe, kuko n'ubundi Bibiliya imbwira neza yuko abantu bahinduriye benshi gukizwa abo bazapfa nk'inyenyeri. Icyama nawe ugakizwa ukakira umwami nk'umukiza wawe, icyama nawe ugakizwa ukagendana n'abandi neza, icyama ukagira umutima nk'uwari muri Kristo, ukagira umutima umenetse ushenjaguwe n'ijambo, ukajya uzirikana yuko urukundo n'ubwo buntu no kuba uriho n'uwo mwuka uhumeka ari ubuntu bw'Imana. Ngaho zirikana ibyo ngibyo, wite ku byo wumva, zirikane kandi ibyo wavuze, ndetse uzirikana n'ibyo ukora yuko bishobora kuzakugira umumaro cyangwa bizakugaruka. Imana y'amahoro nishimwe rero, Imana y'urukundo nishimwe, kandi Imana ni umugisha. Reka dusengane nawe ndetse n'abandi bose turi kumwe turi kumva ijambo ry'Imana. Dusengere hamwe tuvuge ngo Mana duhe kuzirikana urukundo yadukunze n'ineza yawe n'ubushobozi bwawe kuri Imana. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, tunejejwe n'imirimo yawe, tunejejwe n'urukundo n'ubushobozi bwawe kuri Imana, kandi utwitayeho, turabizi neza uzakomeza no kutwitaho. Turifuza kuduha urukundo, ukaduha imbaraga, ndetse ukaduha n'ubushobozi bwo kuzirikana ineza watugiriye, kugira ngo tudateshwa tukava mu by'umurimo wawe, ndetse tukaba abandi b'igishongero ku musozi. Duha imbaraga abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi n'abana batoya, twese tugire umutima unyuzwe ndetse ushenjaguwe n'ijambo ryawe. Ngaho ufasha buri muntu wese wumvise iri jambo kugira ngo yabuke mu mutima we, kandi umuhe kuzirikana ineza yagiriwe, kugira ngo nawe azabashe kuyigirira n'abandi, ndetse kandi izabe imuherekeza kugira ngo azabone ubwami bwawe. Turagushimiye ko byumvise ibi byose tubikwatse mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen.